kabla wa Rwanda. Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge. Nongeye kubasuhuza abadukurikiye mwese ku Ntavogerwa. Iyi ni Ntavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Turacyari mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko mubizi, ibiganiro byacu by'uruhererekane twavuze ko tuzabagezaho muri iki gihe cy'iminsi ijana twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni Jenoside yakozwe amahanga arebera, ni Jenoside kandi yakoranywe ubukana bwinshi. Hicwa abana, hicwa abakecuru, hicwa abasaza, hicwa ingeri zose bazira uko baremwe, hicwa abatavuga, hicwa abarwayi bo mu mutwe badatoranya bazize uko baremwe. Ni muri urwo rwego rero twebwe nk'Intavogerwa twateguye ibiganiro bizajya bigaruka cyane ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'urugamba rwa RPF Inkotanyi rwahagaritse iyo Jenoside, tunafatanyiriza hamwe kurwanya abayipfobya bakanayihakana. Mu minsi yashize mu biganiro byacu twakoze, duheruka gukora ku nkuru ya hano yahitwa Normandie mu mujyi wa Rouen, ahabereye igikorwa cy'urukozasoni, bagasenya urwibutso, navuga ikimenyetso cyariho amagambo afite icyo avuze kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Aho hantu ni iyo monima yari yaragizwemo uruhare n'abacitse ku icumu, cyane cyane batuye muri uyu mujyi wa Rouen. Ku itariki 15 rero z'ukwezi kwa kane niho humvikanye inkuru ivuga ku isenywa ry'urwo rwibutso. Ibuye ryari ahantu ririho amagambo yari afite icyo avuze, afite na message atanga amenyekanisha Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ndetse ahumuriza n'abayirokotse, ku buryo buri wese watambukaga yabonaga ubutumwa buvuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bigatanga message ari nacyo isi yose ndetse n'abacitse ku icumu bifuza ko Jenoside yakorewe Abatutsi itakwibagirana, ndetse nk'uko isi yabihaye agaciro ikaba yaremeye kwibuka mu rwego mpuzamahanga, ikemera Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi twaganiriye kuri telefone na Madame Isabelle Kayirangwa, n'umwe mu bacitse ku icumu batuye mu mujyi wa Rouen. Tuganira kuri telefone tumubaza uko igikorwa cyagenze, ariko ntibyarangiriye aho. Twifuje gutembera noneho kugira ngo tugere kuri tere turebe ndetse tunabereke n'abadukurikira uko icyo gikorwa cyagenze. Aha hantu rero mureba duherereye uyu munsi turi Normandie mu mujyi wa Rouen. Twahuye na Madame Isabelle mubona hano kuri kamera, ubushize twavuganye kuri telefone. Twifuje rero kuza kugira ngo tuganire noneho turi kuri tere, atubwire uko basanze iki gikorwa muri kureba. Murabona iri buye riri hano iruhande rwacu, ni ibuye ryariho inyuguti zanditse zigaragaza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, uko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe, ndetse n'ubutumwa butanga bugaragariza abanyamahanga uko u Rwanda rwiyubatse. Uwaje wese yaraje abyomoraho mu buryo butangaje. Madame Isabelle rero tuvugana ushize niwe bahamagaye kugira ngo arebe igikorwa cyabaye. Tariki 15 nibwo babimenye baramuhamagara. Ndagira ngo nkwakire Madame Isabelle, karibu kuri ku Ntavogerwa. Urakoze Gilbert. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Rero nifuje ko uyu munsi tuganira turi kumwe, ukatubwira uko wageze hano, ukigera hano byagenze bite, wabyakiriye ute ukimara kubona aya mahano yabereye ahangaha. Nkuko twari twabivuganye ubushize kuri telefone, nkimara kugera ahangaha kandi singiye no kugushuka niyo mpageze igihe icyo cyose bisa nk'abingarutsemo, byabaye d'abord gutungurwa, ikintu cyo gutungurwa cyane cyo kubona ahantu hari hameze neza, hari iyo plaque iriho amagambo yanditse ugasanga ntayahari.
indabyo zajugunywe mu kizenga cy'amazi kiri hariya hirya wenda muza kwerekwa. Byabaye ikintu cy'ihungabana n'agahinda kenshi, kubera ko aho ngaho jyewe ku giti cyanjye nahise numva ko usibye ayo magambo nyine yakuyeho agatwarwa, habayeho igikorwa cyo gupfobya no kuba washaka kugirira nabi icyo gikorwa. Ariko burya bavuga ko ngo sinzi navuga ngo ukubita imbwa bashaka shebuja cyangwa se ikintu nk'icyo ngicyo, ugirira nabi urwibutso nk'uko nguko wenda abagenda yototera n'abacitse ku icumu. Jyewe habayeho rwose guhungabana no kugerageza kuba numva nashaka kugira ngo turebe ikintu cyakorwa, ikintu cyari gukorwa aho ngaho mu mbaraga nkeya umuntu aba afite, nta kindi cyari ugutabaza, wamenyesha abakuri hafi, baba abacikacumu, baba abantu b'umuryango w'Abanyarwanda baba muri Normandie mu buryo rusange, kugerageza gukontaktana na meri y'aha ngaha ya Rouen idushyigikiye cyane kugira ngo turebe icyo twakora, hanyuma n'izindi nzego ziri hirya, yaba Ibuka, yaba Ambasade y'u Rwanda cyangwa se n'abandi bantu batuba hafi bose. Hanyuma kugira ngo n'abadukurikiye baze kumva neza uko iki gikorwa cyakoranywe ubukana nk'uko Madame Isabelle abivuga, ko uwabikoze wese afite ibintu bibiri: gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gushaka gusesereza, gukomeretsa abacitse ku icumu batuye muri uyu mujyi wa Rouen. Ubwo rero Isabelle nk'uko yari abivuze, nagira ngo utubwire sike iyo plaque nk'uko tubibona aha ngaha yari ifikishije amagambo yariho, niba muyibuka cyangwa se icyo babwira abadukurikiye, icyo yibutsaga umuntu ugeze hano wese, ubutumwa yatangaga ku muntu ugeze hano wese utazi jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Uroye iyo plaque yari iri aha ngaha, kari akantu kameze nk'akantu kabaditse k'umweru, kanditseho nyine amagambo yo guhesha icyubahiro abazize jenoside, kandi ikanakomeza wa mugani abacitse ku icumu cyangwa se abayihungabaniyemo bose. Ubundi nyine igatanga n'ubutumwa kugira ngo umuntu wese waca aha ngaha abe yamenya ko ari igikorwa cy'urukozasoni cyabereye mu Rwanda kandi cyahitanye ubuzima bw'abantu. Mu kuyitanga, umujyi wa Rouen yitubwira motivasiyo zayo zari izo ngizo zo kuvuga ngo baheshe agaciro abatwawe na jenoside, abayirokotse, kandi noneho baninforme ku mahanga n'abantu bose banyura ngaho. Ko mubibona, iyi ni jardin iri publique, abantu benshi banyuramo basura cyangwa se banigendera bataha, kugira ngo uzajya uhagera wese ajye ahagarara yumve ko icyo kintu cyabaye mu Rwanda, kandi wenda yagikuramo isomo ryo kuba kitazongera kubaho ukundi. Ubwo rero ako gaplaque nyine kariho ayo magambo, niko baje bazanye ibikoresho za matunevisi cyangwa se n'ibiki byose ntabwo twari duhari, barakomora neza barakajyana kugira ngo ubwo butumwa busibangane, kubera ko uje ukagera aha ngaha utazi iki ngiki cyasigaye icyo ari cyo, nta kintu cyakubwira. Cyari gifite icyo kivuze cyane, bwari ubwo butumwa bwari bwanditse kandi bwari bwatekerejweho hamwe n'umuryango w'Abanyarwanda baba muri Normandie n'abayobozi b'uyu mujyi wa Rouen. Igikorwa cyari cyatekerejweho n'abacitse ku icumu bari hano Normandie, ndetse ni igikorwa ubona ko cyaheshaga agaciro abazize jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse kinashyira mu buryo kinagaragaza ko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bagikomeje icyizere muri make. Ubwo rero twagira ngo wenda dukomeze ikiganiro cyacu mu kanya gato, abadukurikiye tugiye gukomeza ku ruhande tuganira noneho birambuye na Madame Isabelle. Reka dukomeze ikiganiro cyacu rero. Madame Isabelle, twariho tugaragariza abantu igikorwa cy'urukozasoni cyabereye hano Rouen cyo gusenya urwibutso mu buryo butangaje, ariko mu buryo bugaragaza ko ari ugupfobya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gusesereza abayirokotse batuye muri uyu mujyi. Rero Madame Isabelle, nk'umwe mu bacitse ku icumu batuye hano, ndagira ngo tugirane ikiganiro gito, utubwire ku buzima bw'abacitse ku icumu muri make batuye hano mu mujyi wa Normandie. Ijambo ni ryawe. Urakoze. Abacitse ku icumu rero batuye hano muri Normandie, uroye ntabwo ari nabivuga nko mu ngeri ebyiri cyangwa se mu bice bibiri. Hariho igice cya mbere y'uko uru rwibutso ruhabwa
ruhabwa communauté yacu donc abacitse ku icumu na communauté rwandaise de Normandie. Icyo gihe ntabwo umuntu yabaga azi uwacitse ku icumu utaracitse ku icumu, kereka iyo wabaga usanzwe uzi umuntu umuziranye. Twebwe twarazaga twajya ahangaha ugaceceka ukiberaho mu buzima bwawe, nta kintu gishobora kuba cyaguhuza n'undi, cyangwa se ngo ube wagira ikintu ukora cyo kwibuka, cyangwa se kuba wakwibuka abawe mu rwego nk'umuntu wacitse ku icumu. Ibyo rero ni ibintu nk'umuntu wese wacitse ku icumu, nk'uko umuntu yabivuga cyangwa se abizi, ni ibintu bihungabanya, kubera ko ubuzima bw'ahangaha umuntu ari wenyine utanabasha no kuba wagira, cyane cyane mu gihe cyo kwibuka, muri iyi minsi ijana yo kwibuka mu kwa kane cyangwa se n'amezi akurikiye, bitewe n'igihe abantu bose iwabo abantu bagiye batakariza ubuzima, ni ibintu bigoye. Noneho hakaza igice cya kabiri navugaho, cya nyuma y'uko iyi stere yapfobejwe itangwa. Icyo gihe noneho hajeho koko ikintu cy'uko umuntu uko twazaga tugahurira ahangaha duhura n'abandi banyarwanda bose, ariko kuko ntabwo ari ahantu hahawe abacitse ku icumu gusa, ariko mu rwego rwo kumva ko hari ukuntu jenoside yabaye reconnu, ntabwo wabyita guhabwa agaciro, meko bigaragara ko yumviswe, kandi ko n'abayigiriyemo, abayitakarijemo ubuzima, abayigiriyemo ibibazo bose basa nkaho bafite ukuntu hari abantu babari iruhande. Cyatumye abantu bacitse ku icumu bagerageza kujya bagaragara, noneho n'umuntu akaba yanabyemera, n'umuntu akaba yanazana ahangaha, noneho hakaba habaho n'ikintu cyo kuba twanahura tukaganira, nko mu rwego rwo gusaba guterana inkunga, cyangwa se kuba twafatana mu mugongo, ariko turi kumwe n'abandi banyarwanda bose batatutera ibibazo. Uragira uti muri kumwe n'abandi banyarwanda bashyigikiye cyangwa se bumva jenoside yakorewe abatutsi, bakaha n'agaciro jenoside yakorewe abatutsi uko yagenze, ndetse bakemera ko yanabaye, kuko abenshi ubushize tuganira watubwiye ko umaze imyaka 10 hano muri Normandie, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Rouen. Imyaka 10 umaze aha, ugereranyije n'isiteri igihe yaziye, warutubwiye ko abacitse ku icumu mwatangiye gusa naho mwihuza iyi siteri imaze gushyirwaho. Mwaba mwibuka igihe yashyiriweho? Yashyizweho mu kwezi kwa kane, yari ku itariki 12 ndabyibuka z'ukwezi kwa kane mu 2023, kubera ko iriya yari inshuro ya gatatu twibukira ahangaha. Icyo gihe niho mbere ho gato hatangajwe ko iyo siteri yatanzwe n'umujyi wa Rouen. Hari abantu mbere bari baragize ubushake no kugerageza gushaka kugira ngo icyo kimenyetso cy'amateka ya jenoside kibe cyashyirwa muri uyu mujyi. Bimara igihe kirekire ko ngiye nageze ahangaha, cyangwa se natangiye kongera kwegera n'abanyarwanda, numva ko ako kazi kariho n'icyo gitekerezo kiriho, ariko mu mwaka wa 2023 niho haje kwemezwa yuko iyo siteri itanzwe, kandi noneho tunayitaha ku mugaragaro twibuka bwa mbere ahangaha. Watubwiraga uko iyi siteri yashyizweho muri 2023 nk'uko bivuga, nari ngarutse ku kivuga ko ubu twavuga ko imaze imyaka 3 ishyizwe ahangaha. Ubwo bishatse kuvuga ko ari bwo abacitse ku icumu mwatangiye gusa naho mwihuza, mugatangira no kubona ko ubuzima bwanyu noneho hari ukuntu mwakwishyira hamwe, ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange babyumva, bumva jenoside yakorewe abatutsi, ndetse bashyigikiye na communauté rwandaise, ndetse bashyigikiye nuko jenoside yakorewe abatutsi itakwibagirana, cyangwa amateka yacu asibangane nk'ikintu cyabaye ndetse gitangaje isi yose yahaye agaciro. Rero Madame Isabelle, muri icyo gihe ubushize tuganira twavugaga ko uyu mujyi Normandie muri rusange izwiho kuba ari ahantu hacumbikiwe abantu benshi bahunze bavuye mu Rwanda, bamwe mu miryango yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bintu ndetse no kwibuka impungenge cyangwa se ingorane mwagiye muhura nazo ni nk'izihe ushingiye kuri ibyo bintu? Ibyo cyakora ibyo birazwi, ntabwo ari ibanga. Uyu mujyi wa Normandie ubamo abanyarwanda benshi, donc harimo abanyarwanda b'ingeri zose, yaba abanyarwanda nyine bagiye bahunga ibyo baba barakoze 94, cyangwa se bazanye n'imiryango yabo ari batoya bakaba barakuriye muri izo ngengabitekerezo. Hari abandi banyarwanda bagiye baza kubera gushaka ubuzima hagati nyuma ya jenoside no mu yindi myaka yagiye ikurikira, natwe twese turimo.
Ni ukuvuga ngo byo kubana ntabwo byakunze kujya bigenda neza, ariko wenda abantu bamaze imyaka myinshi irenze iyanjye aha ngaha nibo bashobora kuba baragiye bahura n'iryo ihangana, nicyo nashaka kuvuga, bagiye bahura n'iryo hangana, kubera ko hariho igihe koko byari bigoye abantu bagerageza gushaka guhungabanya abandi kandi ku bushake, ariko ko tuba mu bihugu bigendera ku mategeko, ni ukuvuga ngo hariho ibintu byinshi byagiye bikorwa byagiye bituma wenda n'abo bantu bumva ko batagifite ya migambi yabo cyangwa se ya ngengabitekerezo yabo idafite intebe muri ibi bihugu no muri uyu mujyi. Hari nk'ibintu by'imanza, imanza z'abantu bakatiwe jenoside zagiye ziba, abantu nubwo zibera i Paris ariko harimo benshi bakatiwe kandi baba batuye muri uyu mujyi. Hariho nk'uko nk'abantu bamwe babaga bagenda bahohoterwa, yaba ari muri urwo rwego cyangwa se yaba ari mu rundi, nabyo byagiye bigira uburyo bikurikiranwa n'inzego za polisi. Ibyo rero bigatuma abantu bamwe bafite iyo migambi bumva ko batagifite intege zo kuba bagirira abantu nabi. Ariko noneho ibyo ngibyo nyine nubwo bwose byabaga bimeze gutyo, kubera ko icyo kintu cyari gihari kandi kimaze igihe kizwi, bituma umuntu wundi wagera aha ngaha yumva nyine ko afite icyo kintu cy'uko ari umushikasumu cyangwa se n'iki, cyane nubwo abantu baba basanzwe bafite babitswemo n'imihoro bahuye nayo n'ibizazane bindi bahuye nabyo icyo gihe, bituma umuntu aza akicecekera akaba yanyamwigendaho kugira ngo hatagira n'uwamutera ikibazo. Niyo mpamvu navugaga ko ahabonetse iyi stere haje ikintu cyo kumva ko abantu basa nk'abasohotse bwa kabiri mu bwihisho, bagasa nk'aho bakwemera identite yabo icyo bari cyo, ariko ntayo bahungabanyije. Birumvikana ko ari urugendo rurerure kandi rugikomeje kugira ngo mukomeze guhangana n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse murahanganira ahantu hagaragara ko muri hagati y'abahakana bakanapfobya benshi, ariko kandi nk'uko bivuga murashyigikiwe n'ubuyobozi, ndetse nk'icyo wagarukagaho kivuga ko nyuma y'isiteri mukomeje kugenda mwongera kugaragaza ko muri kumwe. Nagira ngo tuze kuganira noneho, nubwo hashize imyaka mikeya nk'uko ubivuga, mutangiye gusa naho mushyira hamwe, ariko urugendo, ndagira ngo tuvuge ku rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge nk'uko babivugaga ko hari abandi banyarwanda babashyigikira, ndetse n'ubudaheranwa ku bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. Rwo ubibona gute muri uyu mujyi wa Rouen mu buryo bwo kuba abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi mudaheranwa n'agahinda? Wenda twabanza kuvuga kuri icyo, ugaheruka ubumwe n'ubwiyunge n'abandi banyarwanda bumva neza ibya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse bukabiha n'agaciro. Ku kijyanye n'ubudaheranwa, ntekereza ko ikintu cya mbere deja kuba umuntu abonye uwo mwanya wo kuba yavuga ati noneho aho igihe kigeze, kubera ko mbona ko hari inkunga nterwa cyangwa se n'uburyo mfashwe mu mugongo n'abandi bantu baba abanyarwanda turi kumwe cyangwa se baba n'abanyamahanga nk'uku nguku, bituma umuntu asohoka. Iyo umuntu asohotse mu rugo rwe akajya hanze akagirana n'abandi, deja ubwo aba ava mu budaheranwa, kubera ko kwigunga nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma umuntu uwo ari we wese yabaho nabi, yaba umucikacumu cyangwa se yaba n'undi. Ariko ku mucikacumu we ni ikindi, kubera ko aba atanafite rimwe na rimwe n'imiryango hirya no hino ku buryo yakwigira no hirya mu nzu akaba yabahamagara. Rero rwose ikintu cyo kwegerana, abantu bagashaka ibyo bakorera hamwe, akazuba kavuye nk'uku nguku bagasurana, cyangwa se bakaba bagira n'izindi za activite bakora. Ibyo ngibyo ni ibintu bikontribuwa mu buryo bwo kwirinda ubwo budaheranwa. Abantu bakaba baje nko kwibuka nk'uyu munsi, ugasanga barumva ubuhamya bw'abandi, ugasanga nabo bumva ko ibyo babayeho atari bo bonyine byabayeho, hakabaho ikintu nyine cyo kuba kwihuza, kandi noneho bakumva ko bari kumwe n'abandi banyarwanda, bari kumwe n'abanyamahanga. Icyo ngicyo nicyo numva kimwe ku bacitse ku icumu. Naho ku kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ndumva umunyarwanda uwo ari we wese, nawe Gilbert ntekereza ko ubizi, ni urugendo rurerure kandi rwatangiye kera, kuva jenoside yarangira, rushyizwemo imbaraga wenda n'ubuyobozi bw'igihugu bwadukanguriye na jenoside ikirangira kugerageza gukora ibishoboka byose ngo tube umwe, kubera ko dufite refaso igihugu dufite ni gito, tugomba kukibanamo, nta kundi kuntu byagombaga kugenda. Nubwo byari ibintu bitugoye twe nk'abacitse ku icumu, twumva guhita ako kanya wakwegera abantu baguhemukiye cyangwa se banakugiriye nabi, batanagusabye n'imbabazi. Ariko
twifashijwemo n'ubuyobozi twagerageje nyine kugira ngo urwo rugendo turugendemo nubwo bwose nyine ari urugendo no guhuzaho bya buri munsi. Ahangaha rero naho muri Normandie ngiye ntekereza ko yaba ari abacitse ku icumu, yaba ari abandi banyarwanda mu buryo rusange, ibikorwa tujya dukunda gukora byo biduhuza, yaba n'igikorwa cyo kwibuka rwose tugikorera hamwe. Abanyarwanda bose bari ahangaha turi ku munsi byenda abo ngabo baba barabaheza nguni baba bagerageza gushaka uburyo batabizamo, ariko uko imyaka igenda ishira ubona ko abanyarwanda bagenda begerana, kandi none n'ibikorwa byose baba batumiwemo, yaba ari abegeranya abacitse ku icumu cyangwa se n'abayobozi b'umuryango wa Normandie w'abanyarwanda ba Normandie bahangaha bagerageza kwitabira, kandi ugasanga dufatanyirije hamwe ku buryo n'uwaba agize ikibazo uwo ari we wese wumva ko umuntu uwo ari we wese aba yumva ashaka kugira ngo abe yamwegera kandi yamutabara. Njye numva ari ikintu navuga cy'ubumwe n'ubwiyunge, ko ari ikintu nubwo bwose nyine tutarageraho tugomba kugeza ko ari ikintu kiri mu nzira nziza. Bavuga ko ari urugendo rurerure, kandi nibyo birumvikana nk'uko twabibonye, ndetse n'imyaka mikeya ishoboka mubashije kongera kwihuza. Aha twagaruka kuri twegera umusozo, turagira ngo tugaruke uri umwe mu badamu bagenda batanga ubuhamya hirya no hino, ndetse hari n'igitabo banditse kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo ntabashije kubona izina ryacyo wenda, ariko watubwira muri make icyo igitabo kigaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, intego yacyo yari iyihe, kugira ngo n'abadukurikiye bazagishake. Urakoze cyane kuvuga kuri icyo gitabo, kuko rimwe na rimwe akenshi njya nkunda kukibagirwa mu byo nkora bijyanye no gutanga ubuhamya. Nibyo ntanga ubuhamya ahangaha no hirya no hino, atari muri Normandie gusa, mu Faransa, mu mihango yo kwibuka, ndetse kubera ko ahangaha mu Faransa leta y'Ubufaransa yashyize muri porogaramu ya Education Nationale, donc mu nyigisho z'amashuri yisumbuye yashyizemo jenoside nk'ikigishwa, porogaramu yo yigishwa, ikintu dushima cyane kandi kigaragaza ko uko imyaka igenda ishira ariko abantu bagenda basobanukirwa ko ibyabaye ari ikintu gikomeye kandi ko bitagagombye kuba. Rero hari amashuri menshi agenda atumira n'abandi bantu bacitse ku icumu kugira ngo tugerageze gutanga ubuhamya, abantu cyane cyane abanyeshuri n'abarimu babo cyangwa se n'abayobozi b'ibyo bigo bagerageze kumva neza ubukana jenoside yaba yaragize, kandi babibwirwa n'umuntu waba warayibayemo. Rero ni muri urwo rwego aho ntumiwe hose mfatanyije n'umuryango Ibuka France ufite muri wo kubungabunga amateka ya jenoside ndetse no kwita ku bacitse ku icumu, nibwo ngenda nyine mu mashuri nkagenda ntanga ubwo buhamya. Rero ibyo ni ibintu byaje nyuma y'uko nyine nanditse icyo igitabo cyitwa, nanditse mu rurimi rw'igifaransa, cyasohotse muri 2022 mu 2022, cyitwa Rwanda 94 comme un avion qui s'écrase. Ni nko kuvuga ngo ugenekereje u Rwanda rw'94 cyangwa se ibyabaye 94 nk'ijuru ryagwiriye abantu. Kuko ngewe nuko nguko numva nsa nkaho nabibayemo, nubwo nzi neza ko jenoside yateguwe, ariko umunsi yatangiye byabaye nk'ijuru twituyeho, kubera ko nta muntu wari witeze yuko nubwo bakwica abantu byagera ku rwego byagezeho. Rero ni igitabo, ni inkuru ihimbye, ariko ihimbiye ifatiye ku mateka ya jenoside, kuko ni igitabo gitangira le 6 avril mu ijoro ryo ku itariki ya 6, iyo nkuru ikarangirana n'ukwezi kwa 6 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 bariho jenoside yahagaritswe na FPR Inkotanyi. Ni inkuru yewe nanditse ngerageza kugira ngo igihe cyo yamfashije cyo ari kugira ngo nikuremo muri jewe ibyo nabonye byinshi byampahamuye kandi byantwaye n'umuryango n'abavandimwe, kugira ngo ibyo bintu byandike mbishyire ku gasozi, nimara kubishyira ku gasozi noneho bireke gukomeza kuba yenda byangirira nabi mu mubiri, kuko abahanga bagenda batubwira ko iyo umuntu asohoye ibyamubayeho hari ukuntu aba arimo yivura. Ikindi kandi rwari urwego rwo kuba nyine nanjye nagerageza kugira ngo aya mateka duhora tuvuga ananandikwe kandi yandikwe n'umuntu wayabayemo. Rero kubinyuza mu nkuru insa nkaho y'impimbano, ibyo bita roman, nuko icyo gihe
igihe nabitangiraga mu myaka irenze 10 imbere, ntabwo nari ntarabasha guhambuka ngo njye mbe navuga ubuhamya bwambayeho ku giti cyanjye nk'uko bwambayeho. Rero uburyo bwo kwandika nabyo biri mu bintu byambohoye, bituma noneho kubera ko abantu bagiye bagisoma bakagikunda, bambaza bati se byagenze gute, noneho bituma noneho mbabwira neza ibyambayeho muri jenoside by'inzira ndende nk'abandi bacikacumu bose banyuzeho. Nkirezimyemo gakeya ni inkuru yewe nashatse ko ibarwa n'umuntu uwo twakwita umuntu aba bita juste mu Kinyarwanda, bano bantu barimo bahabwa bagenerwa n'ibihembo by'uko baba ari abantu bakijije abantu muri jenoside, babayita abarinzi b'igihango. Abarinzi b'igihango ni umuntu w'umurinzi w'igihango wagerageje gukiza abantu, akabarokora abantu muri jenoside, ariko bikamunanira kubera ubukana bwa jenoside. Aho agerageje, aho ageze hose ugasanga abantu bose swat arabageraho bapfuye, cyangwa se akabahisha bakabamwicira mu maso, cyangwa se bakabamwambura ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nabikoze kugira ngo icyo kintu nacyo kivugweho, kubera ko ni ikintu cyabaye muri jenoside, abo bantu iyo batabaho ntabwo tuba twararokotse. Ikindi kandi bwari nk'uburyo bwo kwicarenjinga ngo mvuge ngo se mvuye mu byo nabayeho nkasa nk'ugerageza kubishyira mu mboni z'undi muntu, icyo kintu umuntu iyo nkuru yayibara gute? Ni ubwo buryo rero nagerageje kuba iyo nkuru, hanyuma noneho igitabo kirasohoka, ubwo kiraboneka ahantu hose ku ma platform yose agurirwaho ibitabo, yaba ari Amazon, yaba ari za Fnac, cyangwa se n'ibindi ibyo ari byo byose. Nibutsa abadukurikiye ko ngarutse ku barinzi b'igihango wari ukomojeho. Abarinzi b'igihango ni abahutu bahisha abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abahutu bitanze baba intwari, bagerageza guhisha abatutsi bahigwaga muri 1994. Nibo yagarukagaho Isabelle. Hari n'abandi babiguyemo bazize guhisha abatutsi mu 1994. Abo bose leta y'u Rwanda, nk'uko twabigarutseho mu biganiro bishize byacu ku Ntavogerwa muzabibona, leta y'u Rwanda yagiye ibibuka, ikajya no kubashaka aho baherereye, ndetse ikanabashimira, ikabaha ishimwe ry'ibyo bikorwa bagiye bakora, kuko babaye intwari, bakoze akazi udashobora kumva, kuko ntabwo kiriya gihe bahisha abatutsi bibazaga ko jenoside yakorwaga abatutsi icyo gihe yahagarikwa na FPR Inkotanyi. Benshi rero bagize ibikorwa by'ubutwari byo guhisha bamwe mu batutsi bahigwaga jenoside aho ihagarikiwe na FPR Inkotanyi, ba bantu bakabashyikiriza imiryango yabo, ndetse ubu ngubu bakaba banabivuga. Isabelle abikomojeho, nawe n'umwe mu bantu, ngira ngo n'umwe mu bantu bahishwe n'abo bantu. Mu rugendo rurerure nagenze, hari abantu batari benshi cyane, ariko bagiye bakora icyo gikorwa cy'ubugiraneza cyo kumpisha. Jyewe nahishanye na barumuna banjye babiri, bakaduhisha mu nzu cyangwa se bakatugaburira. Harimo na bamwe ndetse harimo umwe wenze no kubizira, kuko hari aho byageze bakamubwira bataba abantu wahishe bari wowe ubica, kuko ni wowe amakosa yawe kuba bakiriho. Ubwo rero abo bantu ngewe numva ko ariko ntabwo ari yenyine, kubera ko umuntu uwo ari we wese waba warahishwe n'uwo ari we wese icyo kintu agifite ku mutima, kandi na leta y'u Rwanda ibifite ku mutima. Mu bantu bakeya ingabo za FPR zasanze tukiriho, abo bantu abarinzi b'igihango nabo bari rwose babigizemo uruhare, kubera ko n'uwaguhishaga isaha cyangwa se akakugaburira cyangwa se akaba yanabwira n'umwicanyi ati baciye hariya, aho kugira ngo yerekane inzira unyuzemo, byose ni ibintu byagiye bidutabara, bituma tutarimbuka. Ibi nibyo nagira ngo ngarukeho n'abadukurikiye duhora tuvuga ko abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi badakwiye kugira icyo bitwaza, kuko ibi ngibi bivugwa no kugira ngo tugaragaze amateka, nk'uko tubivuga, amateka y'ukuri, igihugu cyubakire ku mateka y'ukuri, kandi amateka afite igisobanuro. Ari abakoze jenoside yakorewe abatutsi bemere ko, ari abaturuka mu miryango y'abakoze jenoside yakorewe abatutsi bemere ko ari amateka ashaririye bagomba kumva, ndetse n'abakorewe jenoside natwe ubwacu ntiduheranwe n'agahinda, ahubwo twigire ku mateka ndetse twubake ejo hazaza, kugira ngo bitazongera gusubira ukundi, cyangwa se abapfobya jenoside yakorewe abatutsi ntihagire icyo bitwaza. Hari n'abavuga ko abahishe abarokotse muri jenoside yakorewe abatutsi batigeze bamenyekana, cyangwa se abaguye muri jenoside yakorewe abatutsi bari guhisha, ubwo ndavuga abahutu bapfuye bari guhisha abatutsi batigeze bamenyekana. Abo bose leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo ndetse n'abasigaye mu miryango yabo y'abishwe bazira gukora icyo gikorwa, kuko hari abahutu
bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ariko batazize jenoside yakorewe abatutsi ahubwo bazize igikorwa bakoraga. Aha ndagira ngo humvikane neza, abahutu bapfuye bahisha abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi, bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi ariko ntibazize jenoside yakorewe abatutsi, bo bapfuye bazira ibikorwa by'ubutwari. Kuko jenoside yakorewe abatutsi yarimburaga ubwoko guhera ku mwana kugeza ku wavutse n'inda irimo. Icyo ni ikintu abantu bagomba kumva, bajya banitiranya inshuro nyinshi bakavuga ngo hari abahutu bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi ngo bakwiye kwibukwa. Abo abazize ibikorwa by'ubutwari barazirikanwa ariko ntabwo bazize jenoside yakorewe abatutsi. Iki ngiki ndagira ngo tuzacyumvikaneho n'abandi bantu bapfuye bahisha, ariko kandi wasangaga uwishwe ari umuntu cyangwa se abanyapolitike bibuka ku itariki 16 z'ukwezi kwa 4. Hibuka abanyapolitike bazize ibitekerezo byabo bitari bishyigikiye leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Abo bose rero bahabwa umwanya bakanazirikanwa, bazize ibitekerezo byabo muri jenoside yakorewe abatutsi. N'imiryango yabo irahari, harimo abo twakwibukiranya bagatu Uwiringiyimana Agatha, minisitiri w'intebe, Rando Ndasingwa we hari kuba yarazize, we yari mu bashakwaga, yari umututsi, hari kuba yarazize kuba yari afite ibitekerezo bidahuye n'ibya leta yariho, ariko kandi yicwa nanone kuba ari n'umututsi. Hanyuma ahubwo hari Ngurinzira n'abandi Nzamurambaho, ba Kavaruganda wari minisitiri, wari perezida w'urukiko rw'ikirenga. Abo bose bazize ibitekerezo byabo byo kuba batari bashyigikiye leta yakoraga jenoside. Rero dusoza, Madame Isabelle, ndagira ngo utange ubutumwa, ubwire abadukurikiye ndetse n'abacitse ku icumu muri rusange gukomeza kugira icyizere cyo kubaho muri iyi minsi ndetse no kuzakomeza mu minsi izaza n'ubuzima bwose. Ndumva ari byo wabivuze, gukomeza kugira icyizere cyo kubaho, byo ndumva ari ikintu ngewe nifuriza yaba abacitse ku icumu cyangwa se n'abanyarwanda bari bo bose mu buryo rusange, kubera ko iyo udafite buri icyizere cyo kubaho ku giti cyawe ngo wumve ubayeho neza cyangwa se umeze neza mu buzima, nta nubwo wakwifuriza n'undi ikintu cyiza, nta nubwo wakwifuriza n'undi amahoro. Ni hahandi abantu usanga baba bashakisha ibintu byose bishoboka kugira ngo babesheho abandi nabi, kubera ko nabo ubwabo ku giti cyabo batameze neza. Rero numva ko ikintu cyo guharanira kubaho duhereye ku bacitse ku icumu, kubera ko wenda ibyo turimo tuvuga nibo bireba cyane, kandi noneho nabo kandi baba baragize n'ihungabana rirenze iry'abandi wenda bashobora kuba baragize, n'ubwo umuntu wari we wese wari mu Rwanda kiriya gihe ashobora kuba utavuga ko yahavuye nta kibazo ahavanye. No ku munyarwanda wari wese donc akaba yagerageza kwirema, akiyubaka, nkuko tujya tubivuga ngo twibuke twiyubaka kugira ngo abashe gufatanya n'abandi kubaka igihugu cye, kandi no kuba yagira nyine ubuzima bwiza umuntu wese yaba yishimiye. Numva ari cyo ngicyo narangirizaho, nongera guhamagarira kandi abanyarwanda bari bo bose kugerageza bagakora ibishoboka byose, ibintu by'inzangano cyangwa se n'ikintu cyose cyazaba cyabagarura ku byatubayeho, ku kintu cyaba kimeze nka jenoside cyangwa cyanayirenga, ko ntawe umenya icyo future ishobora kugutegurira, kugira ngo ibyo byose bajye babyirinda kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Uragira uti kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Ni urugendo rurerure. Iyo dusoza ibiganiro byacu hari ijambo nyankunda gukoresha ngo chaque génération a sa mission. Aka kantu, iri jambo rivuze iki? Hari generation njya mbikata mu buryo butatu. Hari generation y'abakoze jenoside, bateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi b'ibigwari, barimo guhera kuri Joseph Gitera, gukomeza kuri Bakayibanda, gukomeza no kuri, ubwo nashaka kuvuga Aprosoma, ishyaka rya Aprosoma, gukomeza kuri MDR Parmehutu kugera no kuri MRND, jenoside yakorerwaga abatutsi muri 1994. Abo bafata muri generation y'ababaye ibigwari bagategura ndetse bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Hakaza indi generation y'abagiye ari abana bakihuriza mu mahanga, aho bari hose, bagakora umuryango wa FPR Inkotanyi wari ufite parti politique ukagirana n'igisirikare, bakagena uburyo bagomba kugarura ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwaratakaye. Aribo baje kuza bagatangiza urugamba mu 1990 kugeza muri 1994 ubwo bahagarikaga jenoside. Babohoye u Rwanda ndetse bahagarika na jenoside en même temps. Ni ibikorwa bibiri byari bikomeye cyane, bashoboye kugerageza bo nk'abafata nk'intwari. Generation ya gatatu rero ni urubyiruko. Nagira ngo dusorezeho ugira inama h'urubyiruko ruriho ubu rushingiye ku mateka y'ibyabanje. Ibi byose twaganiriye muri iki kiganiro
rushingiye kuri ibi ngibi byabaye urubyiruko rw'uyu munsi rurasabwa iki? Nanjye ndimo. Urubyiruko rw'uyu munsi rurasabwa ni ikintu cyoroshye, birakomeye ariko biranoroshye kubera ko uyu munsi turi mu isi irimo ibintu byinshi cyane, irimo uburyo bwinshi cyane bwo kubona amakuru, yaba ariyo yaba atariyo, yaba ari yazikora cyangwa se n'abandi bantu bose badafite ibitekerezo byubaka bashobora kuba bakwirakwiza. Donc ibyo ngibyo urubyiruko ruri expose kuri ibyo bintu byose. Hari benshi muri urwo rubyiruko bashobora kuba no mu miryango nayo iba mu buzima butayoroheye, babyuka bagenda birukanka, ugasanga wenda ababyeyi n'abana ntabwo nabo bahura ngo babaganira, yaba ari ababaganiza neza cyangwa se n'abatabaganiriza neza, ariko byibura bagire n'icyo kintu cyo kuvuga ngo umuryango uri hamwe, kuko burya iyo umuryango utameze neza cyangwa se ujegajega, burya abahapfira aba mbere n'abana, kandi abana nibo babamo urwo rubyiruko. Rero ikintu abana basabwa uyu munsi, igihe ntekereza umuntu yabasaba, ni ukugerageza bagashyira mu gaciro, bakajya bagerageza kuyungurura, bakareba ibyo baba bahura nabyo byose muri izo mbuga nkoranyambaga, cyangwa se n'abandi bantu bose baba bagerageza kubakangurira ibyinshi bitandukanye, bakareba icyabafasha d'abord bo ku giti cyabo kugira ngo biyubake, icyafasha bagenzi babo, icyafasha igihugu, kandi noneho bakagerageza kujya muri ayo mateka bakayiga nk'uko yabaye, atari ukuvuga ngo nibiga ibyiza gusa bareke ibibi, n'ibibi nabyo bakabinyuramo, kuko baravuga ngo utazi yava ntamenya iyajya. Kubera ko icyo nkivugiye ko ntabwo ari ukuvuga ngo bagende bajye kwiga wenda ibibi byabaye, cyangwa se habe abagira ipfunwe, habe abagira ibingibi n'ibi, ni ukuvuga ngo ari cyiza cyabaye kirashimwa, nk'uko babivugaga, abahagurutse bagafata intwaro bakabohoza igihugu, natwe bakatutabara. Ari abagize ubwo bugwari bakaba baraciyemo abandi bice bikagera ku byatubayeho. Umuntu w'umwana kuri kino gihe ufite ubwo bushobozi bwose bwo kuba yabona amakuru, ufite ubushobozi bwose bwo kwiga, ko abana bari aha ngaha bafite bose accès kuri education, baba bashobora kuba bakwiga, bigira ubuntu ntawe baheza, akaba yavuga ati ese ikibi cyabaye cyagejeje iki ku bantu, cyagejeje iki ku banyarwanda. Noneho ibyo ngibyo bikaba byavamo isomo ryo kuvuga ngo ese niki nakora jyewe ubwanjye ku giti cyanjye cyanyubaka, cyafasha kubaka umuryango nyarwanda, cyafasha kubaka igihugu, ni iki kibi nakwirinda kugira ngo ntazasubiza abanyarwanda, igihugu aho cyavuye. Jye niyo nama nagira urubyiruko rw'uyu munsi, ariko nzi ko ari ibintu bigoye kubera ko uyu munsi bari expose ku bintu byinshi cyane. Nahamagarira ahubwo n'abantu bakuru, si urubyiruko rwonyine, kuba babegera bakajya bavuga bati ese aba bana tubyara tubarera gute? Urakoze rero, nagira ngo ushimire ku kiganiro tugiranye, kandi ibiganiro byacu nakagaruka turi kuntavogerwa muyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco w'amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Twabategura ibiganiro by'uruhererekane bizagaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihe cy'iminsi 100. Ni ibiganiro bigaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, bigaruka ku bahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'amateka y'urugamba rwa RPF Inkotanyi yahagaritse iyo Jenoside. Turakomeje rero ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Murakoze. Damu ya waliouawa bila haki haiwezi kufutika kwa maneno ya ujinga. Kabla wa Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge.